Aya mazi azwi nk'amashyuza azwi cyane Nyamyumba mu karere ka Rubavu ndetse no mu Bugarama mu karere ka Rusizi, hombi akaba ari mu ntara y'Uburengerazuba. Amashyuza apfunyuka mu butaka ashyushye cyane ku buryo abahanga basobanura ko aya mazi afite ubushyuhe buri hejuru ya degre Celsius 80%. Amazi afitemo umwimerere wayo, afitemo umunyu wayo. Amazi ni meza cyane, amazi avura imvune yose waba ufite mu mubiri. Aya mazi abasha kugufasha, kandi amazi waba urwaye grippe, urwaye inkorora, ukabasha kuyanywaho mbese, ukayanywaho ugadahara ashyushye ari guturuka ukanywaho. Ni amazi meza cyane akungahaye cyane ku myunyungugu itandukanye izwi nka les sels minéraux mu Gifaransa, ndetse ngo no ku yindi miti ifitiye umubiri w'umuntu akamaro gakomeye. Ibi ngo nabyo bituma abaturage batuye muri ibice bakorera ubukororangingo abahatemberera ibizwi nka massage. Abasobanura ko imirimo yo gukora massage bayikora neza ngo kandi abakerarugendo bagatabishimye. Amazi ahita akwakira akayara n'uburyo n'imvune yawe ufite, ahita tuza mbese ukumva aranakonje kwanza. Ahita konje ntabwo uko wumva meze gutya, kandi iyo wicayemo gutya ntubuja ku buryo icyokere gisohoka mu mubiri umeze nkaho uri muri sauna. Ariko ngo muranamasa. Turamasa. Bese ko abamasa nawe ngaba hano, ariko ngiye maze kubimenyera, maze kubona uko bamasa, urebye nanjye maze kubimenya. Abenshi muri aba bakuru ubugororangingo naho babyize ngo babikora nk'abishakira umugati, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi uyobora koperative babarizwamo, ariko inasanzwe ikora amasuku ahari amashyuza. Ntago abantu bigeze babyiga. Turi guteganya rero niba nibumva babikunze kugira ngo babe muri uwo mwuga bazajya kubyihugura bakabyiga. Ni ikibazo Minisiteri y'Umutungo Kamere isobanura ko batangiye guhagurukira nguko mu bibiri imbere bazatanga amasomo yihariye ku bakora imirimo nk'iyi, cyane cyane hari amashyuza. Vincent de Paul Kabarisa ushinzwe amazi n'ibyakomoka mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku mutungo kamere asobanura ko ari imishinga yo kureshya abashoramari kuzana ibikorwa byabo kuri aya mashyuza. Twe dushyiraho uburyo ku buryo aba-investisseurs cyangwa se abaturage cyangwa se inzego zibanze zumva ko umutungo ufite akamaro. Igisigaye nuko nabo biorganiza, abafite amafaranga bakaza bagashinga amahoteli, abatanga impushya mu rwego rw'akarere bagatanga impushya, abaturage nabo amakoperative bakayakora. Mu ko abaturage ubwabo basanzwe bafite uburyo traditionnel kugira ngo bakande abakecuru rubango nabo mu by'ukuri nabo kera bajya babikoresha bakabibyaza umusaruro, bakamenya gukanda, bakaba bazi ko bira bintu bivura amavunane. Abashakashatsi berutse kwerekana ko amashyuza ashobora kuvamo amashanyarazi, binatuma na guverinoma y'u Rwanda ishyiraho imishinga yo kuyabyaza amashanyarazi, ariko iyi mishinga isa nk'iyaburiye urengero. Abaturage batuye muri aka gace bemeza ko aya mazi azwi nk'amashyuza avura indwara zitandukanye zirimo imitsi, amavunane cyangwa se izizwi nka za rubagimpande. Placide Nyinshuti, Royal TV.